umwe yaje bita Shema niwe wajya ubyiba akabituzanira. Wari ukiri umwana se wowe? Yarakurutaga akavuga ngo afite ngo babagira igishanga ngo se bamwita ngo Musengamana, natwe tukayoga Musengamana. None nishe mahige mbere ariko se wakira abantu none ayo bakire akira abantu ngenda basezerera. Turabasuje cyane abakunzi bacu kuri televiziyo yanyu. Imbere kuri kamera murabona ndi kumwe n'umugabo hano utoroshe. Ari umwaga umwaga ni igisheke. aya da urabeshe. Uyu ni umwaga. Umwage ni birabyinuza by'ibigori gori. Umusigati. Urana umusigati rero uyu ni umwaga. Turabasuje cyane. Murabona ko uyu munsi noneho turi kugenda n'isukari mu ntoki. Ntibisanzwe. Wabyakira utera. Ni umunsi w'ibyishimo. Twagendereye ibisheke. Twabigendeye twaje kureba ko twokora virgule constatique mela civile. Nkaho kubigendera ni ukubyegereza. Ese isukari yo mu bisheke yitwa gute? Isukari yo mu bisheke bayita sugar cane. Sugar cane? Akuri wenyine cyangwa kera hari umugabo umwe wigeze kubwira umwana we ngo azane isukari bayirye. Akiri gato kabiri mu ngiye kera yakarase. Nawe kera cyagukarase kubera uburyohe bw'iki gisheke. Nahise ndwara ya ndwara bita fenerigo zituma umuntu yibagirwa vuba. Iyo ndwara yitwa gute? Fenerigo. Uze kwiyegereza mikoro kandi nkwereke kugira ngo two kuza kunkereza utaza kutugira twinshi. Hano birakunda cha? None hekenya birumvikana. Rero uyu ako ntunazi kubirya. Ibi bishaga nawe nyambishobora pe. Ntabwo wigeze uza kubyiba. Umwe yaje bita Shema niwe wajya ubyiba akabituzanira. Wari ukiri umwana se wowe? Yarakurutaga akavuga ngo afite ngo babagira igishanga ngo se bamwita ngo Musengamana, natwe tukayoga Musengamana. None nishe mahige umwe yaje bita Shema niwe wajya ubyiba akabituzanira. Wari ukiri umwana se wowe? Yarakurutaga akavuga ngo afite ngo babagira igishanga ngo se bamwita ngo Musengamana, natwe tukayoga Musengamana. None nishe mahige umwe yaje bita Shema niwe wajya ubyiba akabituzanira. Wari ukiri umwana se wowe? Yarakurutaga akavuga ngo afite ngo babagira igishanga ngo se bamwita ngo Musengamana, natwe tukayoga Musengamana. None nishe mahige Mana nyirijuru we. uyu munsi nageze kuri tere. Intebe yawe irera kabisa. Munda izi ni ingingo eshatu. Ibi bintu uzokora umusambi nsubite. Hanyuma merci. Umeze bite? Meze neza. Ariko muri inyuma ya kamera byakome. Mbonye yuko abantu bahishwe. Ngiye gutera igishanga.
ngiye gukodesha igishanga nteremo ibisheke. Uko umuntu ariye kino gisheke buri munsi yaba inzobe. Uko nababaye inzobe iri kugenda iza. uri kubona nabaye inzobe. Niba amazi y'iki gisheke ariko ari gutuma ndeba nabi, nimba ari kuguhindura. Ubundi igisheke ko bajya batera agatokoro, izi ngingo z'insinsi ziboneka gute? Munsi y'ubutaka haba harimo ikintu bita amoniyamu. Amoniyamu ndasuhuza umugabo witwa Muhumure Olivier, ari muri Canada. Mpamvu musuhuje ngeze kuri iyo ngingo ndamwibuka kabisa. Ari ijambo nanjye ingingo ngezeho ni amateka. ifite ayo mateka iyo ngingo. Nyibukije amateka ya Adolphe Hitler wazizaga abantu umunyu. None twe turi kurya isukari, we yazizaga umunyu. Abantu bazize umunyu. Zaretse no gukampongore. Mwasayaga nawe ndataha wabaye kwaka imono muntu. Abantu batuye muri quartier ya mbere turabasuje cyane mu mudugudu wa mbere kabisa. Uwo mugabo yaravuze mu mutekerezeho, muzatwohereza ifoto ye dukumbuye kureba Marivigal izi ukuntu zabaye kabisa. Nanjye mfata undi mwanzuro, ngiye gushinga iposita izaza imwohereza ibisheke kugira ngo musahita azibagirana. Ndaza mwohereza ibisheke mono. Iposita wenyine azamwishora nandi abiza kubona ibisheke. Njye ndimwohereza mbikuye hano bimugereho. Ufite amakuru yuko saki bikunda? Mbugana n'umwana we. Umwana asanga umaze ngo kugabanuka kubera kutarya ibisheke. Umugabo witwa Chati Wacu TV uramwibuka? Ndamuzirika. Gira amagambo atatu muvuga. Ujya mbere umugabo w'ijambo. Aya kabiri ubanza ukaje da. Rero kubera nariye cyinshi kiri kugenda kigabanyuka uburyohe. Hano usabiye nahereye hejuru ku mutoko. Ngeze kuca munsi kibisha. Niba ari uko yakugiraga. Ako ndarya inkingi 10 hasigaye 3. Gira icyo uvuga da. Cyangwa yitwa Feneribahirwa. Bene namuvugaho. Narabizi ni inshuti yanjye kandi ndamufana. Aha lakini nasaba abantu bamukore subscribe kuri Chati Iwacu TV. Abantu bari igisheke bakajya bagira gutya kugira ngo batagasigaho. Ugiye kuba nkashoshe. Abantu bizi mugera turabasuhuje. Wa kabiri no kwa gatatu ari umunsi wo kuja guterura ibisheke mu murima kugira ngo tugitahana. Cyangwa ni kwa mbere? Kwa kabiri no kwa gatatu. Muri soko se ryaremaga icyo gihe. Isoko ryaremaga kwa kane. Kwa kabiri mukaje ngo ntawe tuhe kwa kangahe? Bizane mu isoko kwa kane. Ntabwo abanyarwanda baramukije. Uwe munyagwa. Usenga mwana. Yataga guturira ngami bira bisheke byo bijya bibora umva. Abagira n'umuwe n'ibyaguye hasi abajura bo mu nkambi akabyiba. Ogikora ntaguteme.
agufashe nawe nibwo rupfu rwa nyuma nuko kubaho kwawe kantu kuba kwa bizabirangire yari twakomeje tugende dusuhuza abantu. Umugabo wari uvuze ko Shoshi uramwibuka? Shoshi ndamwibuka cyane pe. Umwibuka iki hagati yawe na umuntu wakundaga kwimana abakunda no gushumisha. Ugisobanura ibintu byose gushumisha kuriya uriya muntu wicaye hariya Nyarugenge ntabyazi. Uriya wicaye Kayonza isanyandikira message ati gushumisha niki? Ngaga musobanure. Gushumisha agada cyago karase none gushumisha ni kwa kundi umuntu agura ikintu cyangwa akaba afite ikintu akakikurira imbere ntaguheho kandi akishimira kukikwereka kudodesha muri make. Ayo ni imvugo y'abana ariko ayo si imvugo y'abakuru. Ni imvugo z'abato. Ese mere iyo ujya wibara mu cyiciro cy'abasore, abagabo, abana? Nibara mu cyiciro cy'urubyiruko. Urubyiruko rugera ku myaka ingahe? Ku myaka 15 kugeza ku myaka 32. 15 ba mu rubyiruko? Cyangwa bivuze ko ariyo ushobora kuba ufite? Ana yaba urubyiruko ku mpamvu z'ibitekerezo asigaye afite. Ibitekerezo zabikumvisha neza kuri urubyiruko. Niki kiye gitekerezo wigeze kugira mu buzima bwawe ushobora kuvuga ati iki gitekerezo kiranyemerera kuba mu rubyiruko? Icyo gitekerezo nkigeze vuba. Natekereje ko wasengera Gisegeti agapfa. Nonga nk'iki gitekerezo tuvuga ati ndamutengeze muri Amerika cyangwa mu mahanga nkaba amafaranga menshi. Nakora mbese nakora nka famille y'abantu cyangwa umuryango unity. Yohereza impunzi amafaranga. Icyo gitekerezo kirakwemera kuba umugabo? Nawe no kuba umugabo cyangira umusaza. Kuko abagabo nabo bazabona abana ku basaza. Gishike ko gishize vuba. Ndaguha ntugire ubwoba. Twaye ko ndaguhinkenenkene. Reba wowe nturakimara uko njye nkimaze kandi uri mutoya. Umusaya wawe ushobora kubukora nk'usya ibiryo bya pondeze. Hanyuma twageze ku mugabo bita Muhodari, umuhungu wa Nowa. Yari wakinaga mu kipe nkambi. Narumishaka ngo niwe ngukweye ngo hagawe ijambo muri Amerika. Ko wumvishe ni amakuru? Ko ntabwo nari nahigera ngo mbimenye. Ufite inzozi zo kuzagerayo? Ntampfu napfa. Ntabwo yabude? Napfa. Umugani wa Nyakazungu atampfa yabaye nka Kisegeti. Abantu badukurikiye niyo mugabo ufite inzozi zo kuzica abayobozi babiri b'ibihugu. Uko ugiye muri Kongo umutwe wawe uri ku isoko. Hari umugabo umubwira ngo ingingo ya 12 rampana ngo kwifuriza abagenzi banjye urupfu. Ni ingingo ya kangahe? 12. Yanditswe ngo yashizweho ngo mu mwaka wa 1997. Aravuga ngo kwifuriza abagenzi bawe gupfa ngo nitage hanwa n'amategeko. Bagihanisha iki? Igihano cy'urupfu. Wifurije umuntu urupfu baragufunze wewe bahise bakwica. Kuko uriya
Trump yapfa njye napfa Trump ikintu mariye isi njye nta kamaro nyifitiye nta kamaro ufite hano ku isi ntako kuri njyewe cyangwa kuri mwebwe karahari ahubwo ho nta kahe kamaro nagirira isi yose nk'uko Trump ashobora kukagira isi yose. Nari ngiye kukubaza ngo nta kahe kamaro ufite umuntu wo muri Pakistan. Nko muri Pakistan ako namubwira nako kumuteza imbere kumugurira umuceri. Uryo mu Pakistan nkweruka kera abesha mu rugo urahari ahubwo hari mu Kazakhstan. Niba umusaya warushe wemere kandi utaza kuva amaraso nka muhungu wanje Jackson. Ariko bagwaye yangwara Yego ko ndashaka kwibagirwa ndashaka ngumbwire muhodari hajya muhodari no twaturiho yahe ubwo uvugeho bike na example nyine by'uvugaho ko njyewe nta kintu nyine mfite kumuvugaho hiye kuba muzi nyine tukaba twarabayeho n'inshuti nyine ngo ntacyo uvuze nyine biterwa n'ingingo turiho rero ingingo nayo twari kuvugiraho ingingo y'igisheke ariko uri kubeta turi kubyikanga. Reka tuzi umuhungu bita Dekisi wigeze kutubwira ngo ashobora kurya igisheke yagira gutya bakuzuza amashabiri ngo yakanjije igisheke. Dekisi wifitemo isoko y'amazi naye umuhungu wize Gatsibo utarigeze atakuja kunywa amazi abe turamusoje ari i Nairobi. Mwese maze iminsi nkubona ahantu kuri Instagram cyane usigaye urasa nkaho wabaye umuvloga urenze. Ejo bundi Irene aherutse kuza kundeba ariko nyine yandede ku bikoresho by'ikoranabuhanga yampamagara ati duhure kuri Marriott. Ndatega turagenda turahura hanze ati nihura kwa manager wawe tukabana hano muri Kigali. None nibuka ukuntu naciye muri Nyabugogo abantu banyiruka nkima navuga ati ejo bundi anabona kandi abashatse kunyica ngo nabaye cyamamana ambwira ati ngewe sinaba hano muri Kigali kabe kwibera mu ntara. Ubariko kumanaginga uri mu ntara hase tuyeka nge nanambwira ati ntabwo nge nakorana nawe utari Yago. Yago niki kuri wowe? Ntabwo nge umuntu nyine nakoze hana nande ibiganiro byiwe n'ubundi mbanye n'ubundi ariko kumuharanya bitewe n'ibintu nakora nkarimo gufasha abantu mbona nyine ni umuntu mwiza. Barisa ni nkaho ugeze ahari umunyu mwinshi harimo kirorida ahubwo nta nubwo ari umunyu. aba makuru akomeje kuvugwa ngo uri umusauti wa Nyabeke Generation Farm. Uri maneko kuba maneko mu gihugu utari maneko w'igihugu barabiguhanira.
ako ugakatinga akaba gakizemo nagakuremo kabisa ribu ejo tazaza kumfata nere ko no mu nkambi dusigaye tubwira inzego z'umutekano ntabwo hakiba polisingi hari abantu bazi ngo cyangwa polisingi bahaje Rwanda National Police mu magambo ahinnye ni RNP RNP asurisha imisaya ingahe wa niba warushe kigongoro ukizana inzankurumbira ntayo gusa yaravuze ngo imashini y'umuntu izi gusya neza ngo nta menyo y'umuntu nawe igifu n'umoteri ntabwo ari imashini kuko ubu ibintu ndi kwinjiza mu kanwa sindi kwinjiza ari igisheke aho kiri kugera mu kanwa kikaba sodium kikaba ibintu by'amazi bikadepoza mu gifu igifu nacyo kikagenda gisharinga mu bihaha n'ahandi hose bijya aho ngaho hose byitwa ngo iki yitwa wota ko ni nkaho ibintu byawe kwijoni muri shimubizi nawe kubarensinga nyambo wa mbere n'abantu 17 kwijana nako yawe ariko za icyo gisheke watangire oye cyo munsi niko kijya kimera mbona gisa n'ikenekene ayiwe kandi uko umuntu wiki yari iki gisheke akiguze inoti nk'igihumbi kandi ko nyine ndi kurya mwampaye ibishoro imodoka ikazabipakira mukirwa muhangana n'imisaya arisenyeje yose kumbwira ngo uzatera umunsi umwe urabyibuka kirike shoze tuzamutse handi urabyibuka ndashaka kuza kurisoreza ahe mwanze ushimira abantu noneho bazadukurikirana turashimira abantu badukurikirana kuri iyi channel yacu Imana ikomeze kubaha umugisha kandi tubwira n'abantu nyine batari bakora subscribe bakomeze kuyikora kuri Abagabo b'Ijambo TV kandi n'Imana ikomeze kubaha umugisha kubwo kudufasha wasoje naringiye gukoresha ikinyarwanda kiri bavuga ngo kurangiza ako nsigikoresheje turashimira abakunzi bacu abantu badahwema kudukurikirana umunsi ku wundi mu by'ukuri Imana izibaha umugisha ikindi kandi ndashimira generasiyo yacu ibi ni ibintu twagiye tubamo kuza kuri kamera umuntu akaza kugongora izi ngingo zingana gutya ni amateka niyo mpamvu tuba twavuze ati reka tuze tunagire bamwe tubyibutsa uranunzwe mu kinyamurenge
hanyuma rero turabashimira cyane mu by'ukuri cyagiro dukwaza ngo twariye igisheke kuri kamera kandi ukwazike wenyine ga nanone sinje ubiguteye ma usanzwe ukwazitse kandi go wanje ntari bubirebe nanabireba ntari bukwazike ariko wowe uri aho ngaho gutyo ukwazike nyabona. Hanyuma rero turashimira abantu bose bode badukurikirana, abantu bakanze subscribe bagakana inzogera, Imana ibahe umugisha. Hanyuma tunashimira umugabo w'ijambo Modar Steven aho ari muri Arizona. Mu by'ukuri izi saha uraryamye ndabizi, ariko nubyuka ndaza kukubwira ngo nagushimiye, urabizi uri umwira wanje. Hanyuma turabarekana batarakora subscribe mu by'ukuri gukandaho, uzukandaho itirisi rimwe bizaba birangiye. Iyo ugiye gukanda mugani warwira inyange ubugiye guharirisha ibyo wakoze kare. None ga rero mukomeze mukande subscribe kuri TV yacu Abagabo Ijambo, ndetse munasure n'andi macano ya hano iwacu muri Nyabeke. Hari chat iwacu TV, mugende kabisa mutarame, mugende mutarame. Hari ibintu byinshi byiza cyane bishobora kugukurura, ugende ukandeho gusa umunsi kuwundi uzaza urushaho gutwenga. Hari Pira Films, ngira ngo muramuzi cyane, abatarakana namwe mugende mukande, naho haba ibintu byiza cyane kabisa. Hari Ndando TV, hari Nyabeke Iwacu Films, hari na Nyabeke Official TV, hakazaho n'indi ngo Umuyoboro. Mu by'ukuri gushigikirana ni byiza, mujya mugenda mukandeho turebe ko natwe akarima kazeramo imboga umunsi umwe, abantu ntibicwe na bwaki. None ga tugiye gusoza kabisa, ariko urabona ko nje nananiwe, nabaye nkagisubizo cyankarase kabisa, ariko reka dusoze gutya. Muvandimwe byiza umeze neza? Hari amazi yinjiye mu mubiri cyane sodium gusa? Hari amazi intungamubiri, harimo utaringikana. Amazi ngo ni utaringikane vraiment. None ga ugiye gukubita ryasengesho kandi uritere kwa kundiga kugira ngo turebe ko ifaranga zozota izuba. Hanyuma namara gusenga kabisa turaba dusoje, turakwakira kandi uzamurijwe da uzurigira. Uretse kujyaga gusenga Imana, twubahe Imana dusenge. Imana yacu turagushimiye kuba abanye natwe muri uyu munsi, ukaba wakomeje kuturinda ahabwa icyubahiro mu nzira zose twanyuzemo tugana kwa musenga Imana, ukaba wakomeje kuturinda. Hano hari ibishanga byinshi twagutsikira tukagwa mu musaro, ariko kuba waturinze tukagenda amahoro, ntihagira ugwa muri izo saro, uhabwa icyubahiro. Imana yacu turabusabye ngo abantu babashwe yicane yacu kandi bakomeze gukanda subscribe. Imana yacu nkongeye kubwira bene wacu cyangwa bagenzi bandi bari muri Leta Zunze Ubumwe z'Amahanga ko bakwikubita agashimwe taragira icyo akorera akantera inkunga. Ntagire uwanga Satani akorera Imana, anyohereze nanjye kuko nshaka gukora business nyinshi nk'abo twabanye nabo, nibigaye bagira icyo bakora. Kandi mwanya Imana yacu mbisabye nizeye kandi akuze kuri Imana ikora byose kuzabimfasha. Kandi mwanya Imana yacu ibyo mbikoze kugira ngo nabo banduke abatari banyibuka, n'ingegera zibesha ubashe kuzishoboza, bave mu bugoryi bagira icyo bafasha bagenzi babo basize muri inkambi. Imana yacu bavugiremo. Inyama zo mu mahanga ndabizi ngo ziba zibahindura ibipfu,
ngo abandi bakigira nk'ibigoryi ariko ubafashe kandi bazagira icyo batumarira. Hagira uwanga Satani hanyuma uhereze ku dufaranga. Imana ikora byose. Amen.